kunyemeza ariko basi wenda nanyange. urumva wiwe ibintu agiye kugukorera ni ibintu bibiri, agiye kukwanga akurye n'ayo mafaranga. Baba ibyo bintu ntabwo byakunda. urumva ko ni ibintu bibiri bitandukanye. Nambabarire basi n'ubundi bushobozi bwakeneye bundi burenze n'ubu nabumuha ariko angarukire. Umuntu muvugana buri munsi iyo abuze icyumweru bumva nta kantu. Nibyo ndi kukubwira ngo bashobora wenda kuba baramwibye telefone. Nimero akaguhamagara. Oya. Wenda na nimero yawe akaba atayizi. Oya, nimero yanjye yiziye mu mutwe. Kandi nta nubwo ari n'imwe n'ebyiri. Zose arazizi. Yamvugishaga atiye amayinite. Yamvugishaga ahantu hose. N'urugo yabaga agiyemo. Anyene yahitaga batira telefone akambipa. Zose nzayizenguruka paka mubonye. Ushaka umukobwa. Nese uturije hamwe kazigarura byagutwara iki? Oya. Ashobora kuba afite wenda basi nanone nk'ikindi kibazo cyo nazi. Noneho nzabwira iwabo niba mbeshya nabo nibwo nzatuza. Wenda reka tufate urugero ugiyeyo ugasanga umukobwa yishakiye undi musore. Iyo za Musanze. Yego. Byamera gute? Byaba ari ikibazo tu. Byaba ari ikibazo se. Uri mu marira. Sinzi ko nanarenga aho ngaho. Kandi wihamiye inaha wazajya utegereza noneho nyuma wenda ukuzumva iyo nkuru ati yarashatse cyangwa se ukabona kugarukiye. Nibyo byakorohera mu kukoreza mu mutima wawe. Nabyo ntabwo nabyakira. Wabyakira kuko ibintu biraza nyine bikanagenda, ni ibintu biba bisanzwe. Nabyo ntabwo nabyakira, sinzi ko byakunda pe, kuko ukuntu mwiyumvamo mba mbona nyine n'umutima wanjye twararimanye. Ndagusuhuje wowe udukurikiranye hano ku Karabyo TV, nkubwira ngo amahoro y'Imana abane nawe aho uri hose mu bice bigiye bitandukanye. Nk'uko mubizi tuba twagiye kubazanira akana kariya biba byaturutse imihanda kugira ngo mubashe kumenya uko ibintu bimeze. Umeze ute se musore? Ntari bimeze neza, ndaturika tu. Ibintu biracamo. Biracamo. Ndabona uhagaze fiti za danje. Byahatari biba byaratuvunye mwana kugira tumere dute. Kabisa uba wabitayemo. Biba byaratugoye ariko nyine niko bw'Imana si kubwanjye. Ese uko mbona uhagaze cyangwa cya danje. Ubu nabi baby cyangwa se ibyana biba bigenda bikwikururaho. Izo story zo zishyire ku ruhande mwana. Kubera iki se twazishyira ku ruhande? Ubu ngo ndi muri depression. Mfite agahinda gakabije. Kibiki se kandi? Natewe n'umushenzi cyo koze naramukundaga mani. Umukobwa naramukunze n'umutima wanjye. None ariko amafaranga niyo magome pe. Umukobwa namutije 100,000. Ngo yaragiye gutangira aka business. None se uwo mukobwa ujya kumutiza 100,000 mwari muri inshuti? Twarakundanaga. Cyangwa ni bya bindi byaho by'amezi 3 ugasanga mugiye mu rukundo mwasaze, byari bimeze gute? Oya, twarakundanaga, twari tumaranye imyaka 3, twaraniganye. Ubwo mu gihe twiganye nibwo twari turi inshuti. Noneho dusoje kwiga kuko twagarukiye twese senior 3. Dusoje turakundana. Turakundanye, dukundana umwaka umwe, ibi imyaka 2 dukundana. None ubu ngubu muri ra weekend ishize yaranyemeje amafaranga yanjye arankarabya kuko nayamuhaye nyine nawe umuntu mumaranye imyaka 2 ntago wamwikanga, ntago twandikiranywe. None ayo mafaranga yanjye nta n'akantu ko nanamubaza ubu ngubu. Nese ujya kumuha ayo mafaranga yari yakubwiye iyo business agiye kuyikoresha nawe wumva ko izunguka? Yarambwiye ati ngewe rero hari aka business kari muri quartier iwacu, harimo utuntu two gucuruza urangura utunyanya, kumbi agiye kwitorokera. Yanyinya umutwe ahita atoroka. Ubu barambwiye ngo yagiye mu majyaruguru. None ubu ngubu na phone yayikuyeho, icyumweru cyose kiratobotse. None ubu ngubu Nese umeze nabi. Ajya kugenda
nta bibazo mwari mufitanye? nta bibazo habe usibye wenda ako gakirize ko kumutiza ibiceri nta n'ikindi kibazo twagiranaga no mu buzima busanzwe. Cyangwa ubwo yabonye amaze kubura ayo mafaranga cyangwa se abona atazayabona ahitamo kwigendera gutya, cyangwa se nanone tukavuga ati yaba yari afite undi musheri bari kubyumvikanaho akaba ari we yasanze? njye barambwiye iwabo ngo agiye mu miryango ya kure nyine iyo ngiyo mu majyaruguru, nta kindi nyine nabashije kumumenyaho kindi nyine kirenze kuba nyine yarazamutse mu majyaruguru. Bivuze ngo kugeza na n'ubu ntago telefone nyiri gucamo? yari nayikuyeho kera ahubwo. Mukiri kumwe iyo crise itarazamo mwavuganaga gute ku munsi cyangwa buri munsi? Nyine mwavuganaga buri munsi? twagacishije hafi urukundo, nta kintu twari tumira neza dutarasanya ahantu hose tujyana tumeze fresh nyine. Ariko nyine ako kantu k'ibiceri niko kabizambije abarabitorokanye, none ubu ngubu sinzi ukuntu nakubwira nyine mu mutima wanjye ukuntu hameze tu. Ajya gutorokana ayo mafaranga hari hashize igihe kingana iki uyamuhaye? hari hashize ibyumweru bitatu. nyamuhaye. Nese ujya kuyamuguriza yavugaga ko azayakwishyura cyangwa se nyine mu kuyakwishyura yakubwiraga ko azayakwishyura mu gihe kingana iki? njyewe ntabwo namubajije ikintu nyine azayacishamo kugira yongere angarukire, kuko yarambwiye ati ngiye kuyashyira muri business, kandi iyo umuntu agiye gushinga aka business ntabwo amafaranga nyine ahita aziraho, bisaba ngo nyine agenda akuramo inyungu gake gake mpaka igihe nyine amafaranga azabonekera. njye ntabwo nanayamusabaga pe, nimba nahari ntabwo nayamusabaga, nagiraga ngo nanjye ngira umuntu namufasha. noneho mufashije ashobora kuba yarabibonye ukundi kuntu aravuga ngo rero nyamurye, kandi njye nta nubwo naringamije kuyamusaba, kwari ukumufasha nyine kugira nawe agire nyine utuntu ajya yigurira atabajije abandi bantu, atanambajije. ariko buriya yaratorotse, ariko cyangwa ntabwo wamwitagaho neza? njyewe ukuntu nahise mbibona yaratorotse atorokana n'undi muntu. yatorokanye n'undi muntu bajya kuyarya. bagukinya akantu? njyewe naramukundaga, ariko we kunkunda kwe ni njyewe wamuhatirizaga nyine kunkunda. wasanga yaranciye nk'inyuma agashaka nk'undi muntu nyine amukunda nawe akunda, kuko njyewe narabibonaga ko ntabwo byuzuye 100% akankunda. ariko nyine ihangane utubwire neza. Nese muri make uwo mubebi uwo musista mwakundanaga ahantu wenda bari kukubwira yagiye ni kure y'aho uri ku buryo utagerayo ngo urebe ikibazo afite? nyine urabona njyewe ntuyiburasirazuba, kandi nawe amatike kuva Kigali uzamuka za Musanze ni kure, nta nubwo mazi njyewe. wabonye utabivamo bitewe n'amatike yuriye muri iyi minsi? yaruriye, ariko nyine umuryango we nikavukira inaha, bari inaha nyine turirirwana. ndababaza ati se umukobwa wanyu bimeze bite? ushingira kuki uvuga ngo umukobwa yafashe ibiceri byanjye araturuka? wenda yageze mu nzira bamwiba telefone, kubera icyo uhamya yuko yagutwaye ayo mafaranga? njyewe amafaranga yanjye narayamuhaye turi babiri, nanze no kubibwira n'iwabo, ariko nyine mporayo nkafata se mbibabwire. nanone rero kubera uyu mwana niwe bafite, ashobora guhita bamutakariza icyizere bakavuga ati uno mwana ashobora kubagirira imico mibi, ndacyamukingiye ikibaba. ariko pe nta mukobwa ntagasanzwe. ubwo bivuze ngo nawe urategereje ngo urebe igihe wenda azagarukira wumve niba yaragize ibibazo mu nzira? nirinze no kubabaza nimba basi wenda yarashatse aho yagiye, kuko nabyo byamuhungabanya mu mutima wanjye. kumukunda ndamukunda. ikintu wabashije kubaza ababyeyi be ni ukumubaza amakuru ye, unakimubona ibintu nk'ibyo byonyine gusa nyine bisanzwe nkaho nta cyabaye, nta kibazo nyine dufitanye, kugira ngo nyine batabyumva nabi mu ruhande rwabo.
ese muri make usanze wenda ibintu uri gukeka ari ibyanyabyo wabyakira gute pe nakiye ko yanyemeje pe ntabwo byakunda kubyakira wenda kunyemeza ariko basi wenda nanyange. urumva wiwe ibintu agiye kugukorera ni ibintu bibiri, agiye kukwanga akurye n'ayo mafaranga. Ibyo bintu ntabwo byakunda pe. Urumva ko ni ibintu bibiri bitandukanye. Nambabarire basi n'ubundi bushobozi bwakeneye bundi burenze n'ubu nabumuha ariko angarukire kuko adahari nta kintu nakora, nta kintu wakora, nta kintu natekereza. Namukundaga cyane urumva yabaguhemukiye cyane mu mutima wanjye, niwe wenyine wabagamo ariko yabirenzeho. Icyumweru giciyeho nta mesaje nta kumuhamagara ngo yihangane wenda utegereze wenda nk'amezi nk'atatu uzarebe ko uwo muntu wenda azanatira telefone akaguhamagara, kuko bashobora kuba barayimwibye cyangwa se hari izindi mpamvu. ariko akandi kantu njyewe naramubwiye icyo gihe nyine ajya kugenda, mbere y'uko agenda nk'iminsi nk'ibiri naramubwiye ati se kubona nkuze nawe kandi ukaba ukuze waretse tukabana. ashobora kuba ari ako kantu katumye agenda. mbese ukimara kumubwira ayo magambo akomeye gutyo wabonye yayakiriye gutyo? yahise ambwira ngo reka nzagusubize ngo ejo bundi ngo reka mbanze mbitekerezeho. ahita nyine abura muri uyu mudugudu wacu ahita agenda. ubwo n'ubu ngubu kumuhamagara wapi, ubwo nyine ndabitekerezaho n'ubu ngubu nyine none se ntabwo wigeze ugira igitekerezo cyo kuba wakaka nimero z'abo bavandimwe yagiye kureba aho ngaho ukazaka iwabo ukabasha kuzihamagara kugira ngo wumve niba ariho yaba ari, umenye n'ikibazo wenda yaba yaragize? oya, umuryango wabo yego turasabana ariko kugira ngo mbacengeremo mbabaze amakuru y'iyo ngiyo yagiye nabyo biragoye. ariko wabikora kuko ni urukundo rwawe, ni umuntu witaho cyane, ni umuntu w'agaciro kuri wowe. ariko nyine nihaye iminsi 4 nyuma y'iyo minsi 4 kuko icyumweru kimaze kugenda yego ariko nyine niyongejeho iyindi minsi 5 hasigaye iminsi 4. nyuma y'iyo minsi 4 nzahita noneho nicare dusase inzobe njye nabo pe mbibabwire wenda basi bo nimba bavugana bamumvugishirize, nimba adashaka ko tubana abimbwire, nimba ayo mafaranga yanjye hari ukundi kuntu basi yarahombye nabyo abimbwire mbyumve mbimenye, kuko we nyine ntabwo ashaka ko bimbwira kugira ngo nanone nimba nifite izindi gahunda mwikuremo birangire nshake n'abandi. ariko nyine we yaramemukiye pe, yaramemukiye. wewe wikomeza wenda kuvuga ngo yaraguhemukiye, icyumweru ntabwo ari cyinshi kuba umuntu yagenda akaba yagaruka. umuntu muvugana buri munsi iyo abuze icyumweru wumva ni akantu. nibyo ndi kukubwira ngo bashobora wenda kuba baramwibye telefone nimero akaguhamagara oya wenda na nimero yawe akaba atayizi. nimero yanjye yiziye mu mutwe kandi nta nubwo ari n'imwe n'ebyiri, zose arazizi. yamvugishaga atiye amayinite, yamvugishaga ahantu hose n'urugo yabaga agiyemo anyene yahitaga batira telefone akambipa, no kumbipa byonyine gusa nkamuhamagara. hanze hari ikindi kintu mupfa mwapfuye muri iyo minsi utari kubasha gusobanura, kuko nicyo cyatuma umuntu akwihorera bigeze kuri urwo rwego. oya, ikintu cyo twapfuye muri iyo minsi naramubwiye ni se kukuze 22 ni myinshi ku muntu w'umukobwa, nanjye mfite 24. ntamati se ikode kujya mu ikode se ni ibintu birenze twazubaka. n'undi amwe ati tubane njye nawe, nuko nguko nyine icyo kintu nicyo cyaje kubatera
inuze muri hagati yawe umwijyane nyine gituma mutumvikana, gituma avuga ati ashaka ko nshaka hakiri kare, kandi wenda we wasanga yari agishaka kwirira firingi, yari agikeneye kuryoshya, kandi igihe imyaka ngezemo nshaka gushinga urugo, ntabyo kuryoshya. ariko nawe kuri iyo mpamvu aho yakubwiye ngo aragusubiza, ngo ngewe ngo ndabitekerezaho nzagusubiza ejo bundi. Yabonye ko aragukatira akakubwira ati njye sinshaka kubaka urugo, bitewe n'uburyo mukunda nyine, akabona utarabyakira neza, agahita ahitamo rero ati kambe mukwebye wenda ababyibagiyeho gake. ntabwo nabyibagirwa, kandi nawe ko mwibagirwa ntabwo byakunda. nyuma y'iyi minsi ndajya iwawe nicareyo mbabwire. nusanga n'iwabo kumuvugisha biri kwanga, kumuvugisha biri kwanga, uzabyakira ute? uzatega ujyeyo utahazi? nzababaza ahantu ho yagiye neza neza, Musanze yose nzayizenguruka paka mubonye. ushaka umukobwa ndetse utujije hamwe kazigarura byagutwara iki? oya ashobora kuba afite wenda basi nanone nk'ikindi kibazo cyo nazi, noneho nzabwira iwabo, niba mbeshya nabo nibwo nzatuza. wenda reka tufate urugero, ugiyeyo ugasanga umukobwa yishakiye undi musore, iyo za Musanze byamera gute? byaba ari ikibazo tu, byaba ari ikibazo. uri mu marira, sinzi ko ntanarenga aho ngaho, kandi wihamiye inaha wazajya utegereza, noneho nyuma wenda ukuzumva iyo nkuru ati yarashatse, cyangwa se ukabona kugarukiye, nibyo byakorohera mu kukoreza mu mutima wawe. nabyo ntabwo nabyakira. wabyakira kuko ibintu biraza nyine bikanagenda, ni ibintu biba bisanzwe. nabyo ntabwo nabyakira, sinzi ko byakunda pe, kuko ukuntu mwiyumvamo mba mbona nyine n'umutima wanjye twararimanye. oya ikintu cyose kiberaho nyine no kwiga bishobora kubaho bitewe, ariko nawe ugakuramo isomo. oya njyewe naremewe kubana nawe.